Garagara nk'umuntu uri muto kandi ufite abana ngira ngo umuto afite imyaka ingahe? Umuto afite imyaka 8. 8 urumva ko ukujeje. Wabyaye ubwo ufite ingahe? 16. Famiye iwacu ku musore nta kintu bibatwaye baramukunda. Ariko iwabo ntibankunda. Ako nzi ko Yesu azakora n'ubundi bakankunda. Ntabwo nge nabanga. Uzakomeza ubisengere. Ntabwo nakora ibyo uko Ariko bazabutaha. Bamubwiye ko batazabutaha. Hayi ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ari kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kwitegura umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo. Reka nizire ko Noheli mwayiriye neza mwese nukuri nizere ko mwese mwayisoje neza. Turi kumwe n'umumama ari abantu batamwibuka hashize imyaka 2 tuganiriye ntago twayirukanaga ni nyuma y'imyaka 2 rero nibwo twongeye guhura. Hari impamvu yaduhamagaye yifuje ko tuganira ariko tutaramuganiriza reka mbanze muha ikaze atwibutse no ku mazina kuko hari abatamwibuka hanyuma dutangire tuganira ntibisanzwe. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze nitwa Twizera Agahozo Liliane nk'ibisanzwe. Tuyizere Agahozo Liliane. Agahozo Liliane. Ego nk'ibisanzwe. Cyangwa mama nde? Cyangwa mama Gift. Okay. Mama Gift, mama Brian. Ego. Uri mama w'abana 2? Yego. Ejo waramvugesheje mbwira ko yifuza ko tuganira hari ubuhamya wifuza kugeza ku badukurikiye. Ubwo rero ndetse no kuganira ku buzima bwawe wanyuzemo kugeza kuri uyu munsi naho Imana igeze igukorera ibitangaza nagira ngo nguhe ikaze kugira ngo ubanze utuganirize. Mbere yuko dutangira reka dusenge Imana. Twirageje Imana dusenge. Imana duhana umugisha. Yego. Imana turagushimye ko abanye natwe, tugushimye ko arinze bene data, tugushimye ko natwe waturinze, hari byinshi byahize ubugingo, ariko turagushimye ko waturwaniriye intambara, tugushimye ko watubereye ku rugamba, tugushimye ko warinze buri muntu wese mu ruhande rw'ukamurwanirira, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimye ko rero n'uyu munsi wabanye natwe mu nzira zigiye zitandukanye tukaba tugeze hano hantu twese dushima izina ryawe, izina ryawe rikomeze rishirwe hejuru. Twari tukuraritse nk'Imana ifite imbaraga n'ubutware, duhamagaye presence y'ijuru kugira ngo izitangirane natwe, umucyo wawe ukomeze uturasire mu izina rya Yesu Kristo bambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Nibisanzwe rero. Yego. Duherukana mbaha ubuhamya ukuntu nabyaye umwana wa mbere, ukuntu nabyaye wa kabiri, ariko turashima Imana yagiye turwanirira mu nzira zose, mu nzira twagiye ducamo zari zigoranye. Dushimye Imana ko yaturwanire kandi ikatuneshereza. Ku mwana wa mbere sinkunda kubivugaho cyane bitewe n'ibikomere. Navuga ku wa kabiri kubera ku wa kabiri ndumva niwe Imana yampereyeho agakiza. Nibwo wakijijwe ku mwana wa kabiri? Ku mwana wa kabiri. Hanyuma rero umwana wa kabiri papa we twarabyirukanye nk'ibisanzwe. Yego igihe kiragera rero turabyarana. Tumaze kubyarana aranyanga cyangwa se akimara kuntera inda aranyanga. Nkura n'ubuzima bukomeye bukakaye. Mbyara ari uko natwise ndari ingange kugira ngo n'ubushize narabivuze. Mbyara nabwo ari uko nguko. Ngera nubwo niyahura nanga gupfa. Wagerageje no kwiyahura? Wiyahuye gute mu buhe buryo? Icyo gihe mama yari yanyirukanye kuko mama afite undi mugabo utari papa. Icyo gihe yari yanyirukanye. Papa w'umwana nawe namubwiye akambwira ati nakusabye kugira ngo yikure muranga. None rero mu gihe wanze ugomba kwirwariza. Hanyuma rero muri uko gutinda hanze cyangwa se muri uko gutinda muri urwo rugamba niho naganiraga n'umuntu ati tugende gusenga ariko kera Imana yari yarambwiye ngo nzayikorera nzayivugira
simbishyikire buriya iyo ufite ikibazo runaka ukajya gusenga aricyo usengera ntabwo ari cyo Imana ikubwira ibindi utaje iyo ukubwiye ngo ushobora kugenda uvuga ati Imana mpa icyerekezo cy'ubuzima ushobora kugenda ikakubwira ati nguhaye amafaranga kandi ako kanya si yo wenda wasengeraga ako kanya uri gusengera uburyo ki ugomba kubaho mu bundi buryo rero nagendaga nkasenga mbwira Imana sinzaguma muri ubu buzima bwo kurara hanze bwo kuba mama yaranyanze bwo kuba papa w'umwana aranyanze bigende gute najya gusenga ndi Imana mwana wanjye uzankorera uzamvugira ndi Imana nzakubakira ariko turashima Imana yego nakomeje kuba muri ubwo buzima ninyuramo ubwo duherukana hano iyi myaka 2 mbere yuko ishira mperuka hano 2022 nibwo duherukana kiriya gihe rero ahubwo bigiye ku 3 byari binkomeranye cyane bari ufite ibibazo byinshi cyane kiragiye ndara hanze ncumbika ku muntu akanyinuba nyuma yaho Imana yaje guca inzira mbona uburyo nibana baho neza Imana ibana nanjye nkomeza kuyikorera kandi ntinya umushyitsi rero turashimira Imana nukuri turashimira Imana ko yaturwaniye intambara ngira ngo nibutse abantu wowe wasenze ukabona nta butabazi uri kubona suko Imana itabyumvisha hari abantu barambirwa rero cyangwa se bakavuga ati ubuhanuzi bw'Imana buratinda ubuhanuzi buratinda ariko nubwo butinda ntago buhera hari abantu benshi basenga Imana ikabavugaho ikaganira nabo ariko bakagera igihe bagatenebuka nari ngira ngo mbabwire ngo nimukomere ku ijambo Imana avuganye namwe mukomere ahubwo mutitirize mukore ku kinyita cya Yesu ku bantu batinda ku masezerano cyangwa batagira kwihangana urumva ko wowe byakabije bikagera ku kigero cyo kwiyahura ariko Imana igakinga akaboko nyine ntibibe nk'uko wari wabigambiriye kuri uyu munsi Imana ikaba yaragukuye ku cyavu nyine ikagira aho igushyira kuri uyu munsi tubwire uyu munsi noneho bwa buzima wari urimo nyine mu myaka 2 ihise ukagerageza no kwiyahura umuryango waragutaye n'umugabo kuri uyu munsi noneho bihagaze biti ubayeho gute byaturutse kuki kugira ngo uyu munsi we harimo itandukaniro kuri uyu munsi no kuvuga ngo nariyahwere biranga Imana yari mfite umugambi mwiza ariko kuri uyu munsi biraruta mbere ubu turi gushima Imana ubu turi mu mashimwe yego hari ukuntu nyine rimwe na rimwe yavugaga ati Imana rimwe na rimwe irambeshya kugira ngo nkomeze nyikorere nyivugire ariko kuri uyu munsi ndashima Kristo ko mu bintu yagiye avugana nanjye ndi kubona ndi kubikabakaba nyine byaje gute nyine wakoresheje irihe banga kugira ngo uyu munsi uri gusubizwa gahunda no gusenga nakomeje gusenga sinacika intege nkomeza no kwihangana kuko ijambo ryarambwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo rero nakomeje kwihangana ubu ndi mu rugo iwacu yego wambwiye ko hari ufite ubukwe nabonye n'amafoto waravuye mu murenge umugabo wa kabiri nako n'uwa gatatu yinjiye mu buzima bwawe ryari mwahuye muti meruka ahangaha umbwira ngo nta gahunda yo gukundana nyifite wari warabirangije ubundi nta gahunda yo gukundana nyifite bitewe n'ibikomere meruka ahangaha ariko ndi kukubwira hanyuma urukundo rwagarutse ruti ni ukuvuga ngo Imana iravuga ariko nubwo ivuga natwe tugomba gushiramo ubwenge narakundanye nabonye biza kuko naje gukorana nawe ikiganiro 2022 uriya musore yaratitirije ariko nkamwirengagiza n'ubundi kiragiye yarahari cyangwa yarahari ndi kumwe na wa wundi twazanye gukorana ibiganiro ariko nkumva uriya niwe nyine nashakaga wa wundi twakoranye ikiganiro yego uriya nkomeza kumushira inyuma
vuga ni aracyari umwana kuko twese turangana mu myaka. Ariko nasanze Imana nagicirwa inzira. Imana icirwa inzira kuko data hari icyo yari yaravuze nyine nanjye nasanze nakundanye kandi biza bitandukanye nk'ibya mbere noneho. harimo impinduka cyane. hanyuma ujya kumwemera ugereranyije n'ibikomere, hari ukuntu umuntu agira ibikomere nyine ku mutima yatewe n'abagabo cyangwa se nabo bakundanye, ugasanga birakugoye guhitamo cyangwa se ufata uwo mwanzuro uvuga uti noneho uyu wenda mwizeye 100%. wamwizeye gute ku buryo atazongera ngahemuke nk'uko abandi baguhemukiye? Ni ukuvuga ngo guhera 2022 kugeza ubu ngubu mwemere ngira ngo mwikize kubera ko yahoraga ambwira ati rega ndagukunda. Mwemerera ngira ngo mwikize, ngira ngo nyine ameze nka babandi. Mbona umusore abigiyemo vraiment ndavugane ahangaha aho wabona ari umugambi w'Imana. Waramusengeye umugabo? No kuvuga ngo kumusengera mvuga hari ukuntu umuntu avuga ati Mana ndashaka umugabo, nyine ukamusengera ukavuga ati Mana nk'umugabo nshaka umugabo umeze gutya. Kana ngeze ahantu nasaba umugabo, narasenze mbwira Imana, Mana uzancumbushe. Kuko data yabivugaga kenshi, Imana ikambwira ati humura nzakubakira. Navuga guti shera ari he hageze he Mana. Igera nayo mbwira ngo nsengere famiye ye kandi ataraza ntanamwemerera ntanamuzi nazi ngo ninde nzabana nawe. Ndabinegrija mu buryo bukomeye cyane. Ariko ndangije nibwo ejo bundi ntago ari kera umundi yambwira guti mwana w'ibyawe bizaza vuba kuko nzi umubabaro wageze. Mwemereye mbona bigenze neza. Nsenze Imana irambwira ati ni ngewe wabikoze, ndi Imana nzabana namwe. Yego. Ndavuga ni Imana ishimwe. Ariko mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka Imana arambwiye ngo sengera ukwezi kwa 8 no kwa 9 no kwa 10 hari ikimenyetso ntanze kivugira. Ndavuga ni ndasenga mubwira Imana ati Imana nsengeye ukwezi kwa 8 no kwa 9 hari icyo wambwiye muri uku kwezi nge ntago nkiza ariko urakiza. Mu kwezi kwa 9 nibwo yanyicaje arambwira uti ndumva twabana wazambera umugore. Ndamwemerera ko mwemerera n'ubundi bitandiho. Ndavuga ni ubu ntashaka kuntesha umutwe. Mu kwezi kwa 9 hafi kwa 10 nibwo yateye ivi. Bwagusabye mu bana. Uramwemerera? Ndamwemerera. Nyuma yo gutera ivi nibwo twagiye gushaka umurenge abwo biremera. Dutegereje n'ubukwe. Ubukwe ni ryari? 18 z'ukwa mbere. 18 z'ukwa mbere. Ni na vuba? Hageze mfite ubwoba. Hanyuma mu kuba ugiye gushaka ni na byiza cyane. Hanyuma mu bo mwabyaranye abana babiri ufite nta uzabigiraho ikibazo cyangwa ngo abangamirwe nuko ugiye kubana n'undi mugabo? Oya. Nta uzabigiraho ikibazo. Hari abagabo babona nyine ubuzima bwawe buhindutse bakashaka kukuvangira. Kavuga ati umwana wanjye umwana mutoya mbere yuko sheri aterivi yarampamagaye arambwira ati mama pasiteri Yesu ashimwe ahimbaze nshaka kunsengera. Ndabikora ko akunda kumpamagara ansobanuza inzozi inshuro nyinshi. Ndangije kumusengera arambwira uti oya gusa ubona ngo ntabwo ari umwadeperi ntagakijijwe ariko uko biri yubaha Imana. Ni gute rero ubana n'umuntu udakijijwe kandi ukijijwe wowe cyane? Ni ukuvuga ngo tugomba kuberera imbuto. Umuntu wo hanze iyo umwereye imbuto kandi akagusoromaho imbuto nziza igihe kiragera nawe akabatura. Niyo mpamvu muririmbyi umwuka ararimba ngo mugende mu misozi ngo mubabwire ibya Yesu ngo nabo baze bakizwe ngo be kujya mu muriro. Kuba adakijijwe ntago yambwira ngo nsengera kuko nahamagariye gusengera abantu kandi ndumva nta mupaka.
arampamagara nkabikora kuko nizo nshingano zanjye. Maze kumusengera nubwo yambwiye ati Imana iguha amafaranga, iguha umugisha, kandi ngusabe amafaranga mu buryo bwose, ngusabe umugisha buryo bwose, umugisha w'urugo. Numva nyaturi ibintu byiza. Nyuma yaho nibwo yahise abona save the date. Arambwira tuzi ko cyagiye nanjye nari ndi mu mwuka. Ndamubwira ni Imana nta muntu utakoresha nibuye burya rikoresha yabishatse. Yego. Umuntu wese yamukoresha. Yes, nawe ni buriya ntago ari wowe wari uri kwatura ari amagambo, ahubwo n'Uwiteka ari ko kuvugira muri wowe. Uje kudutumira rero. Uje kubatumira. Hari abantu wenda bakeye bashobora kukwibuka muri 2022. Ni 2022. Bashobora kukwibuka icyo gihe waje uje gusengera Shania, nawe yarari mu bibazo, ariko uraza ubasha kumusengera ndetse no kumuturisha biranamufasha. Hari abantu rero bakikwibuka cyangwa se n'abatari bukwibuka ariko bakaba bakumenya uyu munsi, batumire. Tubwire naho ubukwe buzabera, gusaba no gukwa byose. Invitation iri kure ariko dusomere tubwire kugira ngo n'abazabasha kuhagera. Ni muri Kigali ariko? Yego, muri Kigali. Kigali ni sawa. Invitation irahari hano. Tubwira amatariki ubukwe buzabera, nyine aho buzabera. Kambasomere. Ubutumire. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha hawe n'Uwiteka. Imigani 18:22. Umuryango wa Rwagasore Jeanne Paul na Ndahayo Theoneste uhagarariwe na Ngendahayo Israheli wishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo. Dusenge Jean Pierre Ombene na Tuyizera Gahozo Liliane. Buzaba tariki 18 z'ukwa mbere 2025 saa 3 gusaba no gukwa. Bizabera kuri wedding ceremony Kimironko Zindiro. Saa 8 gusezerana imbere y'Imana mu bugingo bushya. Itorero ubugingo bushya. Nayo ni Kimironko. Naho n'ubundi kuri sare bizabera. Byose. Yego. Abatumiwe bazakirirwa muri sare ya wedding ceremony. Ni umugisha kubana namwe. Yego. Murumva ko uburyo ubukwe bwo muri Kigali buroroha kubutaha. Kimironko ngira ngo ntago ari kure, naho sare niho byose bizabera. Yego. Ubwo rero reka mbatumire nka hari ubwanje. Yego, bitumirire ukuri. Turabatumiye muzaze kubana natwe n'umugisha, kandi Imana izabamera umugisha n'ukuri abazaboneka. Data azabamera umugisha. Muzatura he? Ubwo ndi kugira ngo twumve niba nzajya mbasha no kubasura. Guteganya gutura hano Gikondo. Gikondo ni sawa cyane. Uzaba muri hafi. Hafi yawe. Hanyuma nk'ibintu urebye nyine nko kuva watangira wabyara umwana wa mbere, kuko navuga ko ariho wenda ubuzima bwasaye nk'ubuhinduka kugeza uyu munsi, ni nk'ibihe bintu Imana yagukoreye uvuga uti ibi bintu ko ari bibiri ni ibitangaza Imana yankoreye ntatekerezaga ko byaba, kandi ukabibona ko binyuze mu maboko y'Imana. Hari ibikorwa n'abantu umuntu akavuga ati ngufashije iki, ariko hari n'ibyo ubona mu buzima byose ukavuga ati nabonye Imana ikora iki kintu. Icyambere Imana yakoze nuko yampaye agakiza. Ndabishimira umunsi ku wundi. Icya kabiri Imana yakoze nuko yandindiye ubuzima cyane, kandindira n'abana, ikama n'abana beza b'umugisha, igikunda kubimbwira. Icya gatatu Imana yakoze nuko yampaye fiance mwiza unkunda. Nabonye ari umusore ukiri muto. Yampaye fiance mwiza unkunda rwose. Ko bintu Imana yagiye mbwiraho ku muntu izama, mbona Imana ntago yigeze yibeshya. Uwo yakubwiraga niwe wari ukeneye n'ubundi. Yego. Bivuze ko ibyo wayisabye ari byaguhaye. Ni ukuri pe. Nibyo yampaye. Umugabo wanywa inzoga?
oya arakijijwe nawe. undi wambwiye ngo ntakijijwe cyane. Nakubwira ngo papa w'umwana papa w'umwana mwajyanye wa kabiri niwe utarukijijwe. uriya musore nawe arakijijwe. arakijijwe nawe arimo aririmba muri korali muri ADPR hano Kimihurura. niho aririmba. oya bahita ngukira sinzi ukuntu bahita ariko basige basengera Kimihurura. hanyuma umuntu ashobora kukubona akagira ngo uri umwana muto cyane kandi uri umumama w'abana babiri nyine. sinzi niba kuvuga imyaka ari ngombwa cyangwa atari na ngombwa, ariko umuntu ashaka kuvuga ati se ko tubona akiri mutoya yabyaye afite basi watubwira iwabyaye ufite, niba kuyivuga iyo ufite bwo atari byo watubwira iwabyaye ufite ingahe, kuko nyine urumva uragaragara nk'umuntu uri muto kandi urumva ufite abana ngira ngo umuto ufite imyaka ingahe? Umuto afite imyaka 8. urumva ko ukujije. wabyaye ubwo ufite ingahe? 16. ubu mfite 27. n'ubundi uracyari nuko wabikoze kare. nuko nyine ariko Imana yabishimye pe. niko yabishimye kandi niko byagenze. hanyuma famiye mumeranye mute kugeza kuri ubu? byagenze neza, byaratunganye, bazagushyingira ni amahoro? Famiye iwacu ku musore nta kintu bibatwaye, baramukunda ariko iwabo ntibankunda, ariko nzi ko Yesu azakora n'ubundi bakankunda. batiki rero bipfira gute ugiye gushaka umuntu wabyaye kabiri kandi wari umusore? ni ikibazo. nawe akabasubiza ati niwe nabonye numva ndamwishimiye kubera Imana. kubera Imana nakiri iby'Imana yampaye. ubundi kubera Imana igusiga ubuto igahanagura ibyo bikomere byose wagize. ukuvuga ngo ibintu by'Imana iteka birarwanwa, hazamo intambara nyinshi, ariko ibiri kugira ngo ku buhamya ufite yongereho ubundi kandi. ndabizi ko hirya y'inzuki abera tuzarya ubuki nta kibazo. hirya y'inzuki, hirya y'ibiturwanya, hirya y'intambara, ndabizi ko tuzagera ku butsinzi. abera tuzarya ubuki. hanyuma ahanini ugiye kuba mu muryango udakunzwe no kwa sobukwe. akenshi hari wenda nuko mudaturanye ni byiza, ariko hari igihe umukobwa avuga ati niba umuryango utankunze nawe uzashyira unyange, kuko uvuga akenshi usanga abasore bakurikiza inama z'iwabo cyangwa se mama we kamwegera akavuga ati mwana wanjye ni gute wizeye, ni na byiza n'umutima ukomeye, kuko nyine uba ugiye kubana n'umuntu ukunda nawe kandi akugaragariza urukundo. none iyo wumvise ayo magambo bakuvuga ko atagukwiye kandi ari umusore mutoya nyine mukamugiye kubana, nkawe ubifata gute? ubitekereza kubabara ntabwo byambuza kubabara, nibyo turangana mu myaka, ariko urumva icyo murutisha n'abana. birambabaza pe, avuga Imana kuki ariko wabihisemo. ese burya wambwiraga ngo nsengere famiye iwaho nzashaka, kubera ko wari uzi ko izi ntambara zizabaho. gusa rero mu kubabara nta gisubizo nkuramo, ahubwo igisubizo ni uko nkomeza gusenga Imana, kandi igihe nikigera data yashimye ko kizaba cyo, bazankunda kandi nanjye ndabakunda. ntabwo njye nabanga, uzakomeza ubisengere. ntabwo nakora ibyo uko, ariko bazabutaha. bamubwiye ko batazabutaha bose se? mama we yaramubwiye ngo ntabwo azataha. kugeza uyu munsi mama we ntazabutaha? papa we? kugeza uyu munsi papa we ubu nyine baravugana, akamubwira ngo nzakubwira, ariko ntabwo twicaye, ari we nicaye ari nanjye sinicaye, twese turi gusenga kugira ngo Imana iciye imigozi yatuma badataha ubukwe bwacu. byaba ari na bibi cyane. ubwo byasaba gushaka undi muntu umuhagararira nk'umubyeyi. yego, ariko n'ubundi nibataza niko bizagenda. n'ubundi bukwe buzataha. itariki irasohotse, ntabwo bwasubira inyuma kubera iyo mpamvu. kandi buriya niyo utabonye, niyo havutsemo ako kabazo, buriya ababyeyi rero tugira benshi, ntabwo umubyeyi ari ukubyara mu nda.
yes ushaka kugira umubyeyi kugira inama ugusengera ugufata mbese abo mu gakiza ahubwo nibo tugwije nibo mugwije niyo mpamvu igihe cyose nyine bigenze gutyo wowe uguma ku mavi ntucike intege kubera ko igihe kiragera Imana ikagusubiza ntago wacika intege kubera yuko Pawulo niwe wabivuze neza ngo tukiri mu isi dufashe ibihe mu ntambara ego rero tugomba kurwana kandi intwaro ya mbere ni amasengesho mama wajya mubwira ngo naramuroze ngo naramuroze akamutuka ariko nsanga abapfumu nta kintu bakumarira nsanga nta kintu bamaze abapfumu ahubwo umupfumu wa mbere nabonye ari Kristo no gusenga kubera iki urasenga Imana igakora nje nawe ubwene nta kibazo kuko ndabizi ko turoga tukanarogora mu isi y'umwuka nyamubwira nubwo nakoresheje amasengesho kandi kuba warankunze ntago ari wowe n'ubundi ni Imana agira ngo isohoze isezerano yavuze kuri ngewe ahubwo nk'umuntu uvuga ngo waroze umuntu kugira ngo umukunde akenshi ubundi ibyo bivuga ari uko hari icyo umukurikiyeho urumva nyirabukwe mama washaka kuvuga ati umwana wanjye ameze gutya ageze kuri ibi uriya mukobwa aragira ngo abirye hari impamvu yavugaga se ko impamvu ari nyine tuvuge ko wamuroze impamvu yatuma uroga umusore kugira ngo mubane umusore we abona yavuze ko ari iyihe ngenda nayibura kuri sisi nta mafaranga menshi afite nayo pe aracyari gushakisha rero nanjye byaranyobeye wenda avuga uti kunze umuntu kubera ko mukurikiye amafaranga mukurikiyeho ibyo atunze ariko niyo ndebye mbona nta kintu gifatika nyine bavuga ko namurogeye ntacyo pe ubundi umuntu wakwanze umunsi wa mbere nta n'undi munsi agukunda ariko anyanze Kristo nkunda bintwaye iki none se ugira ngo reka nkubwire ugira ngo tunganye gutya kuko ababyeyi badukunze cyane nakwanga ejo uzabona umubyeyi akubwira uti mwana wa nakubonye ndagukunda aho ngaho uzashima Imana cyane noneho nujya imbere y'Imana ukubwire ngo mwana wa nzakugirira neza nzagutabara nza ubundi twebwe tugendera muri nza ntabwo umwana w'umuntu ngiye yanyanga ngo binjyane kuri oya ntabwo binjyana kuri keretse ari Imana witandukanyije nayo keretse ari Imana kandi ndibaza nta kintu nakora cyane handukanya n'urukundo rw'Imana kandi ikindi ubundi baravuga ngo uwo mugiye kubana niwe ugomba kwitaho kurusha abandi bo ku ruhande sheri ndamukunda uwo musore wawe niba mukundanye mugiye kubana niwe ugomba kureberaho abandi bo ukabyihorera ndamukunda niwabo nibanaza nabo nzabakunda bazajya bavuga tuburozi buri gukora nzababwira ko mbakunda rwose kandi nanabibwiye muzehe ndamubwira ni pa ni nubwo mutankunda ariko ejo bundi nzababyarira abuzukuru beza ni njyewe nzabakunda ndanabakunda kuko ntago wakora ibyo ndakoze kirazira kuko turi abakristo noneho umukristo we ategetswe gukunda n'umwanzi we abizi kamwanga cyane njyewe ubwanjye ntegetswe kubakunda ni itegeko nta nubwo ari ukukwinginga ntegetswe kubakunda kandi nkabakundana umutima utarimo uburyarya ukagira icyo ubarusha niba umuntu akwanga cyane we mukunde cyane yego ariko ibyo bishobora bake ngenda bishoboye rero umutima ukomeye uburyarya bwarananiye gusa nyine narababaye ariko mvugishije muzehe arambwira ati mwana wa ibyatangijwe n'abantu bizarangizwa n'abantu mubwira nta kibazo mama we rero mama wiwe gusa njya musabira ku Mana kugira ngo akomeze yera imbuto z'abihannye arakijijwe birababaje kuba witwa ngo uri umunyetorero ariko amagambo akuva mu kanwa nawe arakijijwe amagambo akuva mu kanwa ntagaragaza ubukristo habe na bukeya biba bibabaje ukaba utandukanye n'izina ufite biba bibabaje cyane ndabizi n'iki kiganiro bazakireba ariko ndamushishikariza kugira imico ya gikristo akongera birashoboka yuko twebwe twinjira gutya ariko kamere ntipfe birashoboka cyane ariko nukuri kose pe biba bibabaje kwitwa ngo usengera ahangaha ngo ukora umurimo w'Imana ahangaha
nta mugisha wakwifuriza umwana wabyaye biba bigoye cyane ngo nuko ngo ashatse ngo umuntu mudashaka ntabwo ari byo rero. Turimo kugana ku musozo, gira ikintu wibwirira umukunzi wawe nta n'abandi ubwira, twisoreze. Ndamukunda cyane kandi ndamwubaha, yumva aguwe neza kandi na Kristo aramukunda, amukunda kundusha. Yego. Kristo amukunda kundusha, ko mushimira yuko yaje mu buzima bwanjye buri munsi njya mbimubwira, ndamubwira nti ndabizi ko abagore tujya twibagirwa, ariko Imana nibona ko ngiye kwibagirwa narize izanyibutse, ariko ndabimushimira cyane. Yego. Kandi ndizera nzamubera umwizerwa mwiza, uzamubera umugore mwiza. Yego. Reka dusoreze n'ikiganiro tubifurije kugira ubukwe bwiza ndetse n'urugo ruhire. Murakoze cyane. Ubukwe tuzabutaha, Imana izadufashe tuzashobozwe tuhagere, ndetse n'abandi mudukurikiye muzahagire bazabasha kuhagera. Reka dusoreze hano, dusasira mu kiganiro cy'ubutaha.